mwababyeyi mwe mwabasore mwe mwankumi mwe abasaza mwe abakecuru mwe abagabo mwe mwabadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu umugisha n'amafaranga ibitekerezo n'amasengesho rero turasabye yego ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhira uko ridashira nuwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba yego rero uzikazapfa wese cyangwa zikabazi ko azitabaza abandi ariko we wari wabyibagiwe uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wafunge ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Okay, ibi byose wabivuze gogo yapfuye muri mu muhanda mwerekeje hari bushyingurwe ifumbwe ntiwajyayo ubu se support watanze nyabusa. Reka mureke mbabwire muri iyi mihanda turavuga pe turavuga ariko mureke mbabwire jewe umuntu uzajya uba waraza nzajya nzambibutse ko turi muri iyi mihanda ra ubu jewe ndabizi ubu ni ngiye ugengwa hanga ariko jihadi nta n'igiceri akwiye ego message ego wacatiwe none koro ejo buno waravuze ngo nta views noneho nta views kubera ko mwamenye abesha abantu bo muri YouTube bo muri imihanda bamenyereye gucururiza ku mirambo none koro uricaye kuri mikoro mureke mbabwire iyi mihanda mu bintu byibagirwa umunyarwanda ashobora kukwihora ariko ntago aba yarabyibagiwe abantu baba noneho ibintu bijyanye nk'ibingibi byo kwishongora umuntu yapfuye mumbabarire sinishongoye ku muntu wagize ibyago yapfushije se wabo pe ariko gogo yarapfuye ahagarara mu muhanda werekezaga aho abantu bari guca bagiye gushyingura arangije ngo nta views zirimo ngo nta gushyiramo esase none ubu we bayishi mureke mbabwire ibi bintu muba mwikora muri iyi mihanda bizajya bibagarukira gutya. Niyo mpamvu mbabwira ibyo dukora byose ntitworoshye pe ntabwo tworoshye pe. None nawe uri gucuruza umurambo wa so wanyu se umbabarire kuba nkoresheje iryo jambo wenda sibyo uri gukora. None wowe uricaye muribuka amagabo baba mwaravuze umuntu yapfuye umuntu bari kumwerekeza kumushyingura. None abanyarwanda baragira bati bakure support mu matwi ubunwa buriye ntibuguhiye buvugisha induru bwima amatwi. Wagombaga kumenya abantu bawe naho audience cyangwa ukavuga nagize ibyago pwe mudusengere inkunga y'amafaranga yego bahita bakuzanira ko nta views wakuramo ibintu byose rimwe mu byizanira. Reka dusubize amaso inyuma ibyo byo ntabwo reka ibyo ndeke kubizana nta hantu bihuriye. Reka tugende kuri iyi video ahubwo abanyarwanda uri kubatera kiri sesiya Nyagasana korohereze njyewe sindi mu bantu baza kugushunga ariko njyewe nje kwibutsa abantu ibyo muba mwarakoze muri iyi mihanda kuko hari ukuntu numva ibintu nkumva hari ukuntu ntari kubyumva nkumva hari ukuntu bitari kugenda bivamo nkumva ngashyira kuri nuze nkavuga oya gutya tu sinzi nimba ari umunwa wanjye wananiye sinzi nimba ari gukomeza kuba nkibuka ibintu wa mana we ubu koshakoro twese turavuga muri iyi mihanda pe hari abo tuvuga hari abo twandagaza ariko nimuzajya mugera ku muntu wavuye mu mwuka mujye muceceka nimba udafite icyo ugomba gukora ceceka. Njyewe rwose support yanjye irahari ku giti cyanjye ariko nashakaga kukwereka ko gogo apfa. Gogo apfa wavuze amagambo kandi yababaje abantu benshi abantu barumiwe bati korode umuntu w'umubyeyi
umuntu w'umubyeyi niho kwicara akavugira umuntu w'umubyeyi, umuntu wabayeho umupasiteri niho kwicara. Ngiye mumbabarire, sinzi nimba ari ugushyira mu gaciro kanjye, nimba ari ubugome, nimba ari ugushinyagura, nimba ari ugukoresha amagambo y'urwango, I don't know. Mumbabarire rwose. Hari abantu bakomeje kumbwira bati ni ibiki biri kubera hano. Claude ngo yapfushije se wabo. Se wabo ubwo numvukana na se. Harangije azi imbere ya audience ati ni mu amafaranga ubufasha wa. Tubarangije imihanda iteranyaho video ari kuvuga ngo Gogo ntiyajya kumushyingura nta views zirimo. Reka ngatangire mwirebere nanone abantu batakabonye hatagira uza kumbwira ubusa. Mukanya mugatangira ngo jihadi jewe nge mbiya ikindi singire je suis désolé. Singire bwaga kuvuga ukuri mwikanisa. Ubambisi ntakurura. Utarashyingura mwibanga ry'umusozi agira ngo guhamba nuguhambira. Nimba udashoboye gutabara umuntu ceceka. Nimba udashoboye kujya kumuzika icecekere. Gumuryame we abajya kumuryamisha mu butaka bamujyane. Reka kuvuga amagambo mabi. Claude sindi kugushinyagurira, ndi kukwibutsa ja. Eske Koro, do you remember? Kadutangire dore icyuma. Ababyeyi mwe, mwabasore mwe, mwankumi mwe, abasaza mwe, abakecuru mwe, abagabo mwe, mwabadamu mwe, twakiriye na yombi support yanyu, umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye yego ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo. Utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo Mana uyu musaza Imana imuhiga uko ridashira. Nuwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba, nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba. Yego rero uzikazapfa wese cyangwa zikabazi ko azitabaza abandi. Ariko we wari wabyibagiwe. Uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wafunge ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25. Hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Okay. Ibi byose wabivuze Gogo yapfuye muri mu muhanda mwerekeje hari bushyingurwe ifumbwe ntiwajyayo. Ubu se support watanze nyabusa do wirengagije ariya waruzi ariko ko video abanyarwanda bayibagiwe iracyari muri telefone. Ibi byose nimwe muba mwarabikoze. Nabasaba kubwira ko nta views zirimo. Abanyarwanda mureke mbereke njyewe nta muntu mbujije gutanga. Mumufashe pe, mumufashe. Mumufashe ariko mwarebye ko Claude ibyari niyo umva nanjye nzapfa nawe udukurikiye hano uzapfa, ariko mujye mureka gushinyagurira umuntu witabye Imana. Ubunwa buriye ntibuguhe. Claude nguhamagaye kangahe? Wagombaga guhamagara abapampe, ntago wagombaga kuza kwiyasura aha. Bahita bakuzanira video kuko abapampe ntibayizana. Wagombaga guhamagara abapampe. Gusa rwose umuntu wawe aruhukire mu mahoro, Nyagasana mutuza heza, kandi rwose ababishobora mu mutabare. Ariko Koro wari uri mu muhanda werekeza kujya gushyingura Gogo, warivugiye ngo ntabwo wajya ifumbwe, nimba ari ifumbwe simanyeki, ngo nta views zirimo. Dada ndabizi mwese niko mubyumva, ariko kubumbura iminwa ntimwabikora. Umubi ni njye uvuze, ubu mubi ni njye ugiye kuza ntariba ariko tu man
nabanje ndasenga ntihagira imikosho yanyu inkurikirana muri aho ngaho mwigize ba janti mwigize njyewe mana sinzi kwigira mwiza imbere y'abantu, ntabwo nzi kwigira jori buteye. Umva ni njyewe pe, ni munshinyire lalele. Hey, imihanda iri kukota, bari kutuzengurukana bati uyu niwe waza gusaba sapoti y'amafaranga n'ibindi. Mwabana mwe sindi mubisi ntaze no guhinduka, ariko narebye ndavuga yego nshinyira nyabo koro nakanya uribagiwe ejo bibaye ejo mu gitondo mbariko navuga agahinda wateye abanyarwanda, uvuga ngo twese aha turavuga pe, ariko hari aho mugomba kugera mugaceceka mugashinga iryinyo ku rindi mugaceceka mukavuga muti nje ntagutabaye ndicecekera. Yego dufite abantu benshi bapfa muri iyi mihanda tukaguma tukiyoroza, ariko kujya kuvuga ntago najyeyo views ntago za harakini mbona wewe unataka nini chitaronyo ndara. Ariko koro ibuka katujye twibukiranya oya ibyo kurya imboga reka inyama y'iroti sheri iby'imboga reka kora wari guceceka cyangwa ukaza ukavuga nagize ibyago ubu ntago ndi kuboneka cyane ukinyererera. Ayiwe tata we, ariko uri kuza kwaka sapoti abanyarwanda batekereza ko wavuze ko utajya gushyingura ngo ifungwa arikoreye ko yakorode we. Anataka falanga tawezi. Bamwe mu banyarwanda bari kure, bamwe ndabizi namwe niko muri kubihuza muti Korode ejo bundi wavuze ko atajya gushyingura gogo nta views zavamo. Yeko yo mana yababisoni ntizikora umubyinnyi ndabibonye ye baba we kati banaye icyama kumera nk'abantu tebaswara cyokora koro icyama kumera nkawe temuswala banaye njyewe ndabonye iriya video numva inyama zo mu nda zirandiye ibihoho birankuka nuvuga nayo watataye koyo mana mama babu abandi abanyamakuru nabo bari kwikiriza babandi bagutungaga mikoro nibo bagarutse dada. Ya baba we yabawe ya ubu yabawe abantu bari kunyandikira bati jihad n'abantu bari kumpamagara bati ngo Korode byagenze gute ngo dusubirizemo iyo video umushu tubaba reka nyisubizemo ko ari we wazikoze zose ra ko ari we wazikoze zose. Urugero mugera muri iyi mihanda nirwo muzajya mugererwa. Ubu nanjye mba nkanuye gutya meze nka shitani mu muhanda, ngewe sinzi kwigira mwiza wa mana we, ndi umunyabyaha mw'abantu b'Imana, ndi ntago noroshye pe, sinoroshye
ejo n'ejo bundi n'ubu mwajya kumva mukumva ndapfuye, ariko nta muntu nigeze mvuga umuntu nyine singa utabaye. Muri kusaba gusubiza amavideo, reka nyishyiremo bwa nyuma, ndaje nyiposting, mugiye gutuma nyiposting. Mureke mbabwire, kuri iyi si twese tuzapfa ino. Ngo narabararuye oya, njyewe nta muntu nshobora kwihenuraho. Yababa we, yababa Nyagasani, Mana uzandinde we, Mana uzandinde kwihenura ku muntu wapfuye. Ariko ibintu byanyu abakecuru mwabagabo mwe, mwababyeyi mwe, mwabasore mwe, mwankumi mwe, mwabasaza mwe, abakecuru mwabagabo mwe, mwabadamu mwe, twakiriye na yombi support yanyu, umugisha n'amafaranga, ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye, none se ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo. Yego. Utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo Mana uyu musaza Imana imuhira uko ridashira. Yego. Uwo bitareba ariko ribwira ko urupfu nawe rutareba, gupfusha no gupfa nawe cyane rwose. Rero uzikazapfa wese azitabaza. Ariko we warabyibagiwe dada. Uratse imodoka uyikure hano Kacyiru, ugende ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru. Yego. Yego. Ureba muhazi hasi. Yego. Namwe ibihumbi bitari munsi ya 25. Hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata. Izo views ntabwo wazikuramo. Okay. Wowe hano wari wibagiwe ko wambaye umubiri n'amaraso. Nta views rata wakuramo ja. Gogo yarapfuye, amagambo wavuze warayabonye. Ushimbere n'abanyamakuru bati yego. Ngewe sinanze ko bayigo. Ni munyandikira umugani mu Kinyarwanda mwamubwira. Ochitegede batija icyo tugukundira nturindyarya. Ubu noneho nibwo mbibonye, nari ngutegereje hano hantu kugira ngo turebe kuko nanjye iyi video nari ntegereje yuko ushobora kuba warayibagiwe. Aho ira ariko ye ngo iki mwese munigireho, nimba utagiye gutabara umuntu sharap. Video ndaje nyiposting, akebo kagiwa mugarura utarashingura mwibanga ry'umusozi agira ngo guhamba nuguhambira. None se nakanya urabyibagiwe, umubiri ubyara udahatse. Rapanie shemugarura ariko David ndakusabye njyewe nta muntu nje gushinyagurira hanje kubereka ibyi twahuje amavideo yanyu. Imihandira iyi yego umanika agati wice wajya kukamanura. Ibi nibyo bita rero gusaba uwo wimye no kwihenura. Bavandimwe munkurikiye, ndabinginze muzirinde kwihenura muri iyi mihanda. Noneho buriya kwihenura noneho ku muntu wapfuye. Imihanda ya Kigali iranyerera, iyo ugenze gateya uhonda gatwe. Noneho rero yego iyi mihanda irabika. Iyo wihenuye nimukakine ku murambo. Twese tuzapfa nta kuramba kudapfa. Ariko amagambo wavuze kuri Gogo ngewe kariya ka video narakabonye, ndavuga nti byibura Claude niya aza katubwira ngo ni mu amafaranga ashyiremo esase nge gushyingura Gogo. Ngo noneho ngo na esase ngo nta views izavamo.
yego cyokora icyo nkundira Imana irabanza ikavuga ati enda hano. Ubu jewe ndaje ndabizi bamwe na bamwe niko muri kubyo ni ibyanyu uko mubitekereza kandi nta muntu mbujije gutanga support ariko nabonye twese nta muntu utavuga ku muntu ku nkuru hano abantu bose turabavuga ariko yekoyo Mana ye baba dore ikintu cyitwa guhena mu bakwe yekoyo Mana dore ikintu cyitwa gusaba wowe ye baba we wari uravuga nyabusa ko nta utashyira esasa utayishyiramo nta views zavamo uri gusaba amafaranga yekoyo Mana ndi imbere y'aba bantu iyi mbaga y'abantu wampaye babe batanu babe babiri niwe wabampaye uzandinde kwihenura ku muntu witabye Imana. Umuntu hano ho twahenerana tugahena tugahenura tugakozanya ibicu ariko umunsi yapfuye mina kimia nimba nashoboye kuza kugutabara ndajya mu ishukani ya miyo essence yanjye ndeke ariko ndeke no kuza kubwira abantu ngo ntabwo nataye essence yanjye. Mujye mubanza muheha yo mwaneye